gufunga byose warangije ndakeka n'iminota naguhaye irangiye. Yego yarangiye iminota umaye. Banza ufate amazi woga ibiganza byawe. Noga ibiganza byanjye. Karaba ibiganza byawe bihumanure kubera kugiye kugira umutungo. Se n'isabune. Karaba ibiganza byawe. Nakarabye muga. Igikoresho cyawe cyegere. Ngewe nkunda ibintu byihuse gira baba bandi kubangamira abantu. Yego nabyegereye. Undura igikoresho cyawe urebe ibitangaza bikugezeho. Ko mfite n'ubwawe. Oya humura tuza. Ibi ni ibiki kameramani we gwirurebe no bintu byinshi ibi ni ibi. Reka ngusuzikana nkwifurize ibihe byiza kuri kamera ndetse na mikoro za Manzi Innocent TV. Muri kwabona Mutarama muramuzi si ubwa mbere mumubonye. Nukuvuga ngo dusanzwe dusa nkaho turi guse bivugene sinzi ukuntu najya kubivuga kwinshi ibyinshi wenda ari tumuhaye ikaze ibyinshi wenda araza kubivuga cyangwa se abisobanura kubigarukaho tuguhaye ikaze. Yego muri make sinajya kuvuga ngo wenda uratwibwira cyangwa se nge ndakuzi ariko nabandi bose badukurikiye barakuza ariko ashobora kuba wenda harimo wuje vuba. Byaba byiza rero umwibwiye kanamusobanura buri kimwe cyose. Murakoze. Amazina yanjye murabizi ko ari Jackie. Jackie wa ndi muzi nyine muri umuna wa Innocent. Nuko nguko. No kuvuga ngo tumaze rero igihe kitari gitoya tuganira. Ariko akaba hari n'igihe tumaze uba mu rugo buri kimwe cyose gikorwa bitewe ariko n'ibizazane mwagiye muhura nabyo hakurya muri Kongo aho mwabaga. Urangije rero mwizi minsi uramamagara kuko wavuye mu rugo nyine urigendera. Naho nyuma uza kumamagara uvuga uti rero hari ikintu ushaka ko tuza kuganira ariko turakiganiraho uriho kamera. Rero ndaza kurangira mu rugo hanyuma uze tubiganire byose hariho kamera. Ni ibiki byestaye gute? Nkuko mubizi urumva ubundi ari ibintu muri mu buzima bishobora kuba bikagira ikintu nyine bigufashamo. Nyine nkuko mubizi ashaka kuganira nawe yabizi ko naguhamagaye nkabigutekereza wenda worabizi ariko nyine abadukurikiye ntago babizi. Ni ibintu bijyanye naho kuba kuko murabizi ubundi n'abantu babiri bavukana. Iyo ugumye ahantu nyine uvukana n'umuntu ukagumana noneho umugabo we muri kumwe n'abana be nawe nyine bigira ngo bakaguhararukwa nyine bakavuga se no muntu turamugaburira turamucumbikiye ibintu nk'ibyo nyine pe. Noneho biba ngombwa ko nshakaho kuba ndavuga terekanse kuza kubasura sinabura kujya kubasura. Ndavuga tereka nshake nanjye nk'umuntu mukuru nshaka ahantu mpandi mbone ukuntu nanjye nakiteza imbere kuko nta kuntu naba kwa mukuru wanjye bahaha simenye uko babivunikiye simenye iki. Ndavuga tereka nanjye nshaka ahomba mvuga ati nshaka akazi. Murabizi nyine kurutwa tuvuye muri Kongo ubufasha bwose ni ubwabo nyine bagiye bamfasha. Rero nanjye ndavuga ati nk'umuntu mukuru reka ndebe nanjye ukuntu nakiyitaho nkishakira ayo mafaranga nkabashaka iyo nzu ibintu byose nyine tu. Niyo mpamvu rero nawe bikaza gukunda bikagenda neza. Yego. None se ubu ngubu ayo mafaranga ugiye kwishaka mu buhe buryo ko nyine uvuye mu rugo ukigendera wenda bigaragara nkaho wikodeshereza cyangwa se wibana na wa mukobwa mwari muri kumwe. Ayo mafaranga ugiye kuyashaka mu buhe buryo bimeze bite? Ayo mafaranga kuno ngiye kuyashaka bizi ko naguhamagaye. Hari mukuru wacu uba muri Canada. Narabimutekerereje mubwira uko bimeze arambwira ati rero ndabyumva pe
wahuye na byinshi nyine bikubabaza, reka mfata hano nafite amafaranga makeya, reka mbe nyaguhaye none utangiye ufunde ubuzima bwawe. None nanjye mu kuyamana navuga se aya mafaranga 500 ndayakoresha iki? Yego, biba ngombwa rero ko nkoresha izindi nzira kugira ngo mbone amafaranga nyine arenzeho arusha yandi nari mfite, basi niteze imbere nyine. Nzira nizi kerakoze pesi ni inzira zijyanye suna bivuga gute na satanic cyane. Rero niyo mpamvu rero kandi sinibanga kuko ni ibintu umuntu wese yakwisanga cyane pe. Rero byabaye ngombwa nyine ko hari umushuti wanjye umereza numero y'umuganga kugira ngo muheze amafaranga amereze ubutunzi burenze aho ngaho. Byasobanutse no kuvuga ngo wowe amadolari 500 uravuze ati reka ngiye nyakoreshe nyashore ndebe ko mbona ibirenzeho, sibyo? Noneho nyuma uyu munsi se nibwo ibyo bintu biri buze gukorwa, ko wenda uyu munsi aribwo wamamagaye ngo tube turi kumwe cyangwa hari ikindi gihe? Nuno musi biri bukorwe, niyo mpamvu naguhamagare nguze byose ubikurikirane nk'umuntu nizeye, urabizi kuri inshuti yanjye nyine, kugira ngo nyine byose bikorwe mbone nayo mafaranga, ubwo butunzi mbubone nawe uhari. Mu rugo twagiye ubwo ibindi turagenda tubiganira. No kuvuga ngo no kuvuga ngo wowe wahisemo kunyura muri ubu buryo kugira ngo wenda nibiba ngombwa hagire wenda ikintu runaka ndahinjira. Ese tutagiye nizihe nzira turazamukira amazi? Najyango ni inyubako yose ni yawe. Ucumbitse nihese nibakomeza mbere. No kuvuga ngo wewe wahisemo kugira ngo wenda nibiba ngombwa ugira ibintu bifatika cyangwa se bigaragara uzabona. Yego. Ni hehe ubwo? Kuki nayiberamo abasinzi byeri neza ngenda myinshi bana muraba na angani buri ni huba. Yego. Muri iyi nzu si chambrette? Oya, nagari chambrette ni cyumba na sala. Baba we ubuse hano uhakodesha ngaho? Cyari bigoye nyine ariko turayashaka. 30. Yego. Ubwo rero ikintu tugiye gukora 30. Cyane. Kigali uko muri Kigali ntago birabyora. Umva ni hasi ni ubu ngubu se wenda mbere yuko wenda duhamagara uwo muganga wawe ngo akubwire ukuntu bigenza, ayo mafaranga nuramukuyabonye uraza kuyakuramo iki? Ese ubundi bwo nangaye akubwiye ko azaguha ngaho? we yambwiye kazama amadolari 45. Amadolari 45,000? Yego. Wibara nakubise ngo bigoranye amafaranga ni menshi. Cyane. 45 by'amadolari. Umwe amadolari 500. Ubwo urumva atari amafaranga menshi ukubye. Ni nk'ibihumbi nka miliyoni hafi 50 hari z'amanyarwanda. Yego. Umva ko ni imodoka urayigura. Mbabare rume cyane pe cyane. Ko ntabwo twabanye nabi. Hamagara muganga rero turebe ukuntu byarangira turasa ku ntego tujye no mu kandi kazi. Nimwumve icyo wenda ari buze kuba yadufasha. Kamera mayi nikore irimo umuriro ndebera. Biri gukunda. Okay. Nuko nabonaga itari kwaka nkagira ngo wenda turi gutoborera abantu ku by'amajwi. Gize ko bibuze gucamo. Salon. Allo. Muraho neza? Muraho. Yego. Meze mutese muga? Turaho turakomeye. Ni wa mukobwa. Umwe mwavuganye kuri cya kibazo. Yego. Rero nari nazanye muramu wanjye. Harya ngo uwe uba mu gihugu cyo hanze? Oya, wa undi umugabo wa mukuru wanjye wundi nyine umwe wo mu Rwanda. Yego. Nyine ni wa mukobwa wahuye n'ikibazo wari wagusabye ubutunzi, umwe wabaga muri Kongo nyine waje mu Rwanda. Yego. N'uwo ngo rero nyine nagira ngo numve ko ari wamumaye no munsi, nagira numve uko bimeze. Harya nyine ndicyo mubaza. Mukire nyine ko
nyine ni wa wundi waguhaye ya madolari 500 kugira ngo umwongerere ubutunzi nyine pe. Yego. Hari ikibazo rwose muteze amatwi mbwira. Yego ni wongo nyine wa mukobwa nyine umwe wabaga muri Kongo akaza mu Rwanda. Rero najya numva nyine uri tayari ngo ngufashe. Yego ndi tayari. Ntabwo nareka kugufasha kubera ko numvise nta kibazo ufite. Kandi ibiganza byawe birasukuye. Yego. Wemerewe umutungo hano. Yego. Wemerewe nakubwiye ko wemerewe zinga 45,000 y'amadolari. Yego. Yego. Ni byiza cyane kuba ubyibuka ngo witegure ngufashe. Igikoresho giteguye byose. Reka nyizane kirateguye. Baba we. 45,000 y'amadolari. Ubuse muganga. Yego ndakumva. Muratwihanganira turi abanyamakuru. Wenda niyo bavumva arusaku rwabaye rwinshi kugira ngo wenda mutaza kuduhana. Turi abanyamakuru, impamvu twahageze no kugira ngo wenda ibintu mukora n'abantu bose babibone niba ari ibyanyabyo. Igikoresho rero yakizanye. Ngo muganga igikoresho nakizanye. Wakibonye? Yego. Ngaho fata amadolari 100. Wayabonye? Yego dore ngaya nabonye. Yereke abandi ko ari inoti imwe ugiye gushyiramo. Yego. Rambika mu gikoresho cyawe. Rambika mu gikoresho cyawe ubereke ko nta kindi kintu kirimo. Nta kirimo naberetse pe. Aho shyiramo igikoresho fata iyo note y'idolari 100 uyishyiremo. Yego. Rambura ibiganza byombi uvuge ngo babyeyi impano ngiye kwakira izambere ishya n'ihirwe mu buzima bwanjye bwose. Babyeyi impano ngiye kwakira izambere ishya n'ihirwe mu buzima bwanjye bwose. Yego. Aho upfundikira igikoresho cyawe urindira iminota 5 urahita kubona impinduka. Kampfundikire muga. Pfundikiza igikoresho ubonye. Nakurahiye. Ntugire ubwoba ntugire ihungabana kuko ndabizi nuba n'uyu mafaranga ushobora no kwikubita hasi. Yego muga. Nabikoze bya bindi. Ngahegera igikoresho cyawe. Yego. Wakigeze iruhande. Yego. Gufunga byose warangije ndakeka n'iminota naguhaye irangiye. Yego yarangiye iminota umaye. Banza ufate amazi woga ibiganza byawe. Noga ibiganza byanjye. Karaba ibiganza byawe bihumanure kubera ko ugiye kwakira umutungo. Ese ni sabuni. Karaba ibiganza byawe. Nakarabye muga. Igikoresho cyawe cyegere. Ngiye nkunda ibintu byihuse gira baba bandi kubangamira abantu. Yego. Nabyegereye. Undura igikoresho cyawe urebe ibitangaza bikugezeho. Ko mfite n'ubwawe. Oya humura. Tuza. Ibi ni biki cameraman we. Gwirurebe bino bintu bidaka. Ibintu uri kubibona ukiranye. Yes we. Oya wenda tureke kugira ibintu byinshi. Ibi ni ibiki? Ibi ni ibiki? Ngaki urakize baba we. Urakize ndakurahiye. Ibi ni ibiki? Muga. Yes we sindi kumva kari ngiye ba muga. Ibintu ntago bibona nubwo humura ni wowe. Iwe inoti mwivuye mu bino bintu bingana gutya se ntago bibaho rwose. Birashoboka. Ntabwo bibaho kandi byabayeho uri kuvuga ko bitabaho nini. Yes we ibintu urabibona muga.
subiza uwo muntu uri kuvuga ko bitabaho. Ni njyewe muganga, ni njyewe uvuga ko bitabaho nk'umunyamakuru. Ntabwo bibaho. Uri kureba iki? Ndi kureba amafaranga nayafasheho rwose n'ukuri kwiba. None uravuga ko bitabaho gute? Yes we. Muga ibi bintu kubera iki? Inoti imwe ivuyemo bino bintu bingana bita. Inoti izo ni imbaraga twifashisha zitabonesha ijisho ry'umwana w'umuntu. Zitabonesha ijisho ry'umwana w'umuntu. Reka wenda bivuga aya mafaranga nyafite mu ntoki. Ni ukuvuga ngo anaze inoti imwe mwibase, arapfundikira, havamo inote yibase yuzuye amafaranga. Ibi bintu koko izi mbaraga muzikura hehe? Mbabarira umbwire unsobanurire. Urashaka kumenya aho ziva cyangwa urashaka kumenya gushaka ko tugufasha? Ibi bitangaza nyine bituruka hehe? Nge ndi umunyamakuru, ni ukuri ndabaza. Okay, ubundi ni ukuvuga ngo kera abakurambere, urabizi umuco wa kera, hari imbaraga bifashishaga. Izo twebwe twifashisha, ntabwo twigeze duta umuco wacu wa kera. Ni umuco wa kera. Kwa kundi abandi batambaga ukumva ngo runaka yatambye umwana, twebwe ntabwo tugikoresha nk'iyo migenzo. Ukoresha iki? Bigenda bite? Twebwe twifashisha imbaraga, tubagira itungo ku gicumbi. Niryo rikora bino bitangaza rwose, kuko umuntu wese ushaka ubutunzi, niyo mpamvu tubategeka gutanga ayo mafaranga kugira ngo agurwe mu itungo ribagirwa ku gicumbi. Yego, amafaranga mutegeka ngo babahe niyo agurwa mu itungo ribagirwa ku gicumbi. Yego. Ibi bintu rero uyu muvandimwe ntago yari yizeye ko biri bukoreke, kubera ko udufaranga bamuhaye kugira ngo agire icyo atubyazamo umusaruro yahise atubahereza. Ibi bintu niki mwabwira abantu badukurikiye nk'abadokiteri mukoze bino bintu? Icyo twababwira nuko nawe ubwawe waba umwe mu batangabuhamya b'ibyo ubonye. Yego. Hari imbaraga twebwe twifashisha zitaboneshwa ijisho ry'umwana w'umuntu. Ntabwo ari ngombwa kurondora, gusa ubibonye ubiboneye amaso ku yandi azabikurikize. Muga wenda uretse ubutunzi, ndagira ngo mutubwire izindi ndwara muba muvura kugira ngo aba bakurikira. Nge ndi umunyamakuru, ni ukuri ndabaza, wenda ushobora kuba atari ubwa mbere cyangwa se atari ubwa kabiri nkoranye namwe, ariko uko biri kose hari igihe hari umuntu ushobora kuba akurikiranye iyi televiziyo bwa mbere mu maso ye, cyangwa se akaba yumvishe bino bintu mu matwi ye bwa mbere na mbere. Ndagira mutubwire indwara muvura, noneho muze kutwemerera na nimero yanyu tuze kuyishyiraho kugira ngo n'uyibonye bwa mbere aze kuyakira abavugishe mwe mwamufasha. None se ubundi tudatinze mu magambo, imbaraga zikoze ibyo ngibyo ni iki cyazinanira? Ni ukuri kw'Imana ntacyo. Tudatinze mu magambo pe, mu by'ukuri ni ukuvuga ngo ibintu byose bishoboka bikurwaho kubw'imbaraga zayo. turabafasha. Hari ufite ikibazo cy'umwiryane mu muryango, yahemukiwe n'umuntu, byagenze amasambu, abafitanye amakimbirane turabunga gutyo, abahataye ngo kwa kundi. Urabizi nawe, sawa wo kunindira, reka mfasha abantu. Reka gutindira, noneho mutwemerere banabyumva, hanyuma nimero yanyu tuze kuyishyira ku kiganiro. Yishyireho. Ibi bintu byakiriye uti? Ibi bitangaza biba ngenda sa ku nteko, ubyakiriye uti? Mbabarire umpe basi niyo yaba $100 nje kuryivunjishiriza mwe byeri numve ni nyinyire. Nuko ndumiwe nanone ntabwo ndemera ko ari njye ubonye amafaranga yose, ntabwo ndabyemera. Ndagira ngo dushyire umucyo kuri ibi bintu bibaye, tubishyireho umucyo. Ngewe umbabarire uze kumpa $100, hariho na kamera, ngende ndivunjishe havemo amafaranga ngaragaze ko ari amanyarwanda bampaye. Ni ukuri kw'Imana umbabarire bino tubishyireho umucyo, bibaye by'umuryango. Ni ukuri aya mafaranga urayakoresha iki? Ikintu cya mbere na mbere ngiye kubanza kuyakoresha pe, ni menshi pe. Ngiye kubanza nishyura inzu, nshaka inzu nyine igaragara, ubu nene ndangiza nshake icyo gukoramo. 45 hafi $50,000 z'amanyarwanda. Ego pe. Rira $100 ushyizemo niyo wasaguye kuyo mukuru wawe yakoherereje? Ego. Ubu yafite ku ruhande? Ego, nayo nyafite ku ruhande. Iyo yonyine ubwo yarasigaye? Yonyine. Nta yandi nayisigaranye muri ino nzu. Icyo wabwira abadukurikiye, yaba na famiye yanyu, yaba yacu, kuko twarijoyininze? Ukuntu bimeze, icyo nabwira abantu
batukurikirana nagira ngo mbabwire pe ibintu ndabyiboneye bibaho si ukubabeshya ni ukuri rero ikindi kintu navuga sinzi n'icyo navuga ndikura n'icyo mvuga pe nta kibuze bareka tuguhe umwanya ubanza ubitekerezeho biriya bintu bibaye tuguhe umwanya noneho nanjye mbasabe imbabazi mbasabe mbinginge cyane mbabwira ngo mumbabarire ni ukuri kw'Imana munkorere subscribe hanyuma ikindi nimero ya muganga ndayishyiraho ibyibereye murabibonye genda sa ku ntego ni ukuvuga ngo ikindi kandi navuga cyambere na nyuma nuko mwashishoza mujya ku bantu bazima nangwa se mukanyihamagara ariko nimumamagare mumbwira ibindi mwishakiye ahubwo mumamagare mumbwira ibintu wena nabafashamo runaka nkuko banyizeye bakamamagara ibintu bikagenda neza rero ikindi nkorera subscribe tujye tubana 5 kuri 5 ni Sadu Namanzi ibi ni Jack twari turi kumwe bitangaza birabaye murabyiboneye ahandi nahanyu ciao ciao